Twanyarukiye ahantu rero gushaka umusaza aratangira twibwira witwa nde ubundi ku izina ry'imandwa se cyangwa izina rya gisanzwe njye nitwa Kwihangana Abraham. Ufite imyaka ingahe ubu? Umaze kugira imyaka yanjye 58. Gahunda y'imandwa se ryangombe wowe uyiziho iki? Wari umuco wo kubatiza uko amadini yari atarabaho, iyo bakubandishaga baguhaga n'izina, ubundi byari nk'idini. Idini ki se? Iryo dini ni nk'idini amadini nk'aya ngaya dusanzwe tuzi se? Ntabwo ari nk'idini nk'asanzwe, ni amadini y'abakurambere, kuko iyo bakubandishaga cyabaga ari igihango, kikaba ari igihango ku buryo warabanzwe cyangwa warabandishijwe hari ikizira agomba kudakora. Ese muzehe kuvuga ngo ryari idini, bwari uburyo bw'idini, ni ukubera iki habagaho icyo kintu bita ngo ni ukubandisha? Kubandisha byari iki? Kubandisha wari umuco wari uhari w'icyo gihe, kuko ndagira ngo nkubwire neza ko nanjye ubwanjye ntabwo nabanzwe, ariko najyaga aho babanzwe kuko nari umusore w'abagesera icyo gihe, nkabasha gucana, nkabasha kumvira mu butazima zikajya gusega bacisha nk'ibitoki bibuno, nani mero wagiye ntuzime agacuma kajye kurwa kahoraga aho ngaho. Ye mu gitoro byarangira najya gutaha bakamemba agacuma bakamemba isuka, ariko byagiraga icyo bimaze kubera ko muri uwo rugo babo warabandishijwe, ntabwo bagomba gutuka, cyari nk'igihango mbese. Numvisemo akantu gakomeye cyane, wagasobanura ngo bajyaga gucisha igitoki kibuno gute? Bashaga igitoki kibuno ntibagikureho umwanana, bikaba ngombwa ko ari insuti bakoreshaga, mbese bari barasongoye zimeze nk'amacumu. Isuti ni ikintu kimeze nk'icumu? Ni ikintu kimeze nk'uko basongoraga by'ibibingo mbese. Igitoki cyabaga kigihagaze ku nsina se cyangwa babaga bagikaze? Cyabaga gihagaze ku nsina, bakagitera izo suti, noneho bakagitera ibibuno byabo kugeza ubwo kiguye, ntibagikureho umwanana, igihe kikagira bakabitara, ya nzoga yavamo bakazahamagara ba bantu bakaza rero kongera kuyinywa. Iyo nzoga rero baba bacishije ikibuno yitwaga ngo iki? Iyo nzoga yitwaga iy'abase. Inzoga y'abase. Ese kubandwa wabonaga byongera iki mu buzima bwa muntu cyangwa se mu muco wa Kinyarwanda? Umuco wa Kinyarwanda nta kintu byongeraga kindi kidasanzwe, ahubwo gusa kwari kugira ngo ni nko kumenyana, ni nk'igihango mbese cyo kugira ngo wari nk'umuco wo kugira ngo mbese abantu bamenyane. Ese kubandwa nta kintu byangiza ku buzima bwa muntu cyangwa ku mibereho y'abantu? Ko twumva ngo kubandwa ngo umuntu utarabanzwe ngo abinzigo ntimumwanga mwebwe bimandwa? Ni kwa kwinda kubwira nyine ko umuco cyangwa se ko gukundana ntabwo bamwimvamo nk'uwabanzwe nyine. Ese wowe amazina yawe ubundi y'imandwa witwaga nde? Nitwaga Jyewe Binego bya Kajumba. Witwaga Binego bya Kajumba, navuga ngo witiranwaga na za mandwa za Ryangombe. Ibi zina byagendaga bihurirana nyine kubera ko kugira bari nk'abavandimwe, kari nk'umuryango mbese cyari kimenyane, urabutera n'Binego bya Kajumba, urani Rukarabakaba, uriya ni Kigashi, ibintu nk'ibyo mbese. Ubwo hari indirimbo zimwe na zimwe se waba wibuka mwaririmbaga mubandwa? Ndazibuka zimwe, ndazibuka kuko numva ko nabaga ari hafi yabo. Hari indirimbo bavugaga mamu bagiye kubizana, nyirabajinama bagiye kubizana, babaga bazanye umutsima cyangwa se ibitoki bitarimo n'umunyu, bagenda batamika uwo muntu wabanzwe winjiye muri iryo dini mbese. Niko nabwo mvuga. Wumva se ko uwo muco wacitse? Ko wacitse hari ikintu byababangamiyeho mwebwe? Tubangamiye cyane ko ntabwo tugikundana cyane, kuko wageraga ahantu wabanzwe ugiye nko gucumbika bakakwakira nk'umuntu wabo, ariko umuco waracitse. Ese wabandwaga mu gihe muwuhe mwaka? Ntabwo bari ko ndumva ibyo byose mu gihe ntangira kubandwa hari muri za 70, muri 70 mbese. Icyo gihe nari umwana mukuru cyane. Mwabandwaga ku manywa cyangwa mwabandwaga nijoro? Twaheraga saa 12 za nimugoroba kugera mu gitondo. Ubwo no kwa mwabaga mwariye ariko nyirizina? Twabaga mu ngo zacu turiye, ariko handi bagiye kubandisha. Umuntu ugiye kubatizwa mbese ni nko kubatizwa. Tukaba twateraniye batetse, hari inzoga zihagije tugomba kunywa kugera mu gitondo, mbese na bya bitoki batetse, hari n'imitangirura, uwabandwaga wabaga wabandishijwe. Niwe wajyaga ibyo bintu biba nyine kugira ngo atabicira nyine bamwe ko nyine mu idini. Bamezira ko umutangurura. Habaga batubye n'inzoga bakamuheramo, n'ibyo mbese bakajya bayeraho mutamika. Byabyaga ku ngufu. Ibyo bintu se koko byabihuriye he n'Imana dusenga ubu ngubu? Ise ko mwakunda kuri guhora muvuga Ryangombe,
ryangombe ni igiki kuri mwe? iyo ryangombe rero kera kubera ko abantu bose batari bakamenya ijambo ry'Imana nibyo binjiragamo bumvaga ko ariyo Mana yacu twumva ko ariyo Mana yacu mbese niko mbona. Ariko ubu ngo mwarasobanukiwe, ubu twarasobanukiwe iyi Imana mwarayimenye. niyo twayimenye, ariko sinzi niba araho bakibanga ko nkunda gutembera cyane urabona ko nshaje. Turwana n'abafite inyama n'amaraso gusa, ahubwo turwana na benshi bafite imbaraga zituruka mu isi y'umwijima. Ryangombe mwumva wigeze igihangange. Ryangombe yari umugabo w'igihangange ufite amageza menshi mu byo bavugaga no mu byo bakoraga, abandi ntibabishobore, akabikorana n'umuhungu we Binego. Bari bafite amageza asa n'ibitangaza, baba bagiye guhiga bagasimbuka kurusha abandi, ndetse no kubuguza bagahora babirusha abandi, bituma bamamara, barubahwa, baratinywa. Bamaze gupfa rubanda barababara cyane, bati Ryangombe n'abantu be si abo gupfa ngo bahere ngo bibagirane. Nibwo abantu b'inkoramutima ba Ryangombe bagiye bateranira hamwe, n'uwigize Ryangombe muri bo bakabandwa. Nibwo buryo babonye bwo kwibuka icyo gihangange n'umuhungu we Binego n'abe bose bapfuye. Abantu ba Ryangombe umwe ni Kagoro, ngo yari umukwe we, yari yarashyingiye umukobwa we Mbungo. Inshuti ze Mugasa na Rwakarengwa na Rusizori na Butuyu n'umuja w'Umuzana. Ryangombe yapfuye yishwe n'imfizi y'imbogo, yamwishe yagiye guhiga. Nuko abantu be babonye imbogo imwishe ngo ntiyabasiga umusozi ngo biciraho, biroha mu mahembe ye ya mfizi y'imbogo, nabo barapfa. Abasigaye badapfuye baramwiraburira, bashaka n'uburyo bazajya bigana imibereho ya Ryangombe n'abe bose n'iyo nkomoko yo kubandwa. Naho rero impamvu yo kujya ku murinzi w'abandwa ni uko igihe imbogo yamuteye ihembe ikamurenza mu kirere, Ryangombe yamanutse akagwa mu ishami ry'umuko. Kuva icyo gihe umuko ni wo murinzi, bawugira ingenzi mu by'imandwa zikoresha mu ibandwa ryazo, kubera ko umuko waramiye Ryangombe. Bavuga kandi ko abakomeje kwibuka ubuhangange bwa Ryangombe n'abe bose ari bo ababandwa. Iyo bamaze gupfa bajya mu kirunga cya Karisimbi, naho abatabanzwe bamara gupfa bakajya mu kirunga cy'amahindure cya Nyiragongo, bagahanirwa ko batabanzwe, bitwa inzigo. Aho Ryangombe yaguye hitwa Musagavu wa Nyamabumba ho ku Mayaga. Igihe Nyagisha yasabaga Ryangombe urwuya, yaramubwiye ati ndaturuka mu Musagavu wa Nyamabumba. Bamwe bavuga ko ariho Ryangombe yari atuye, abandi ngo niho yahigiraga ahatuye, abandi ngo yahingiraga i Nyabukenke. Nguko rero uko amagezi n'ubwenge bwatumye uwo bita igihangange, uwo bamwe na bamwe bise Imana, uwo bamwe na bamwe bajya basenga, njyewe ntasenga kandi ntashyigikiye kugeza kuri iyi saha. Aricyo gitumye nanjye ngenda mbagezaho amateka y'uwo bakunda kwita Ryangombe. Bamwe na bamwe bahisha bagashyira mu bwiru, ariko njye mbishyize ku mugaragaro. Baringa ari we se wa Ryangombe yashatse umugore bigaragara, babyarana umuhungu bamwita Ryangombe. Ryangombe akuze nawe ashaka abagore benshi, babyarana abana benshi, agira inshuti n'abagaragu. Uwa mbere ni Binego Ryangombe yamubyaranye na Nyirakajumba, uwa kabiri ni Kagoro Ryangombe yamubyaranye na Nyirakagoro, uwa gatatu ni Ruhanga Ryangombe yamubyaranye na Ruhanga, uwa kane ni Nyakiro Ryangombe yamubyaranye na Gaju, uwa gatanu ni Nkonjo Ryangombe yamubyaranye na Nyirankonjo, uwa gatandatu ni Mashira Ryangombe yamubyaranye na Nyiramashira, ngo niwe mwami w'imandwa. Umwana wa karindwi ni Umuzana Ryangombe yamubyaranye na Ntege ya Migogo. Uwa munani ni Nyabirungu, bavuga ko Ryangombe yamubyaranye bigaragara, yamubyaranye na nyina. Uwa cyenda ni Mugasa, we ngo yari umushi, niwe bita Nyamutegura imisozi nk'amakombe, se akitwa Gatema.
Mugasa Ryangombe amushyingira umukobwa Nyabirungu, amumuhaho ingororano kuko yari yamukuriye abana be munsi y'umusozi. Amuha n'inka ebyiri, urw'urukenyerero n'urw'umwitero, amubarira mu bana be. Yitwa Subuteto, yari umugaragu wa Ryangombe w'ikivugabusa. Wa 11 ni Imandwa yabumbaga, niyo yazunguye Ryangombe, yitwa Nkumutumu-cuna. Niyo yakundanye na Ryangombe, yari ifite ubwiru bwa Babinga se wa Ryangombe. Wa 12 ni Umurengetwe, ni inshuti ye yasasiraga Ryangombe bagiye mu muhigo. Wa 13 ni Umunyoro, ni inshuti ye yatekeraga imbwa za Ryangombe mu muhigo. Wa 14 ni Ruhende, ni inshuti ye yarangaga aho bahigiye igenda iboroga mu misozi yose. Wa 15 ni Imandwa yitwa Intare, yasimbuye izo kwa Ryangombe zimaze gupfa. Abana ba Ryangombe bazwi neza ni Binego na Kagoro na Ruhanga na Nyakiriro. Abandi bamwe bari bene se cyangwa bene nyina, cyangwa b'inshuti ze cyangwa b'abagaragu be. Maze kuko yabinjije mu mihango ye bose bakitwa abana be, nabo bose uko ari 15 bari Imandwa. Ryangombe yari atuye n'abagaragu be n'abe bose ari mu ngoma za Gihara, uruzi rwabo rwitwaga Urumira. Munkurikire mwumve neza koko, ese wagira abagaragu b'abantu kandi uri Imana? Wagira abagaragu bagusasira n'abagutekera kandi uri Imana? Ese mwari mwabona Imana ivuga ntibibe? Dore wabona Imana iba mu birunga? Ndagira ngo rero dukomeze dukurikirane, ese abantu basenga igiki? Iki kintu ni kintu ki? Niba ari ubuyobe, niba atari ubuyobe, tubimenye neza, tujye tuvuga icyo tuzi, ndetse tunatokesha icyo tuzi. Ryangombe aryamwa batanga umunye nk'ugumbe umere nk'umbe ye baba ye baba